nkwandikiye ibaruwa nkubwira ngo amahoro y'Imana abane nawe. Mperutse kumva iby'umubabaro wawe ndetse n'agahinda kawe. Warambwiraga uti ndi njyenyine kandi nawe ukinyitaho, kandi ijoro niryo ryabaye umunsi wose, kuko igitondo n'amanywa ntabwo nkibibona. Ndakumva kandi namenye ko bose bamenye iby'ibyago byakugwiririye, ngo bose bagushizeho kandi ngo bose bagushinza kuba intandaro y'ibyo byose bikubaho. Warakomeje urambwira ngo uburwayi bwaraguheranye, ngo ntabwo ukigera aho abandi bari, ngo kuko bakwinena kandi bagushyize mu kato kadafite umusare. Urambwira nanone uti za nzozi wari ufite zabaye nk'uca mu nzira z'imbusane, bishatse kuvuga ngo inzozi zawe ntabwo ucyumva ko zigikomeje. Icyambabaje gikomeye ni uko rimwe na rimwe urupfu rujya ruza mu byifuzo ushobora kugira, cyane cyane iyo agahinda kagusaze, agahinda kabaye kenshi. Kandi uravuga uti ngo kurira kuranduhije, umuhogo wanjye urumye, amaso yanjye yarerurutse, ngo kuko ugitegereza Imana yawe. Nanagushimira ko wakoze kunganiriza iby'ibi bibazo byawe cyangwa iby'aya marira yawe, ariko nkufitiye amakuru meza. Nkufitiye amakuru meza. Ngaho nyumva uze tuganire, kuko nkufitiye noneho amakuru meza. Dore Yesu yigeze yigisha aravuga ati, ninde muri mwe wabasha kwiyungura umukono umwe abeshejwe no kwiganyira? No, oya, nta kintu na kimwe kwiganyira byakungura. Ni ukuri, ntacyo, ni ukukuvunira ubusa gusa. Ahubwo ndakubwira ngo byuka urabagirane, byuka uva aho ngaho uri mu gikombe cy'ubwihebe, ubyuka uza urabagirane, kuko umucyo wawe ndabona uje. Ni ukuri ubwiza bw'Uwiteka nabwo ndabona bukurasiye. Ndabizi ntabwo uri kumva ibintu ndi kukubwira ngo va muri uwo mwijima w'agahinda, Uwiteka akubere umucyo. Ikindi nakubwira, sohoka, ugende witegereze, urebe ziriya nyoni, urebe biriya biguruka byo mu kirere. Biriya uko ubireba kuriya ntabwo bijya bibiba, gusarura shwida, no. Kandi ngo nta n'ibigega bigira buriya, oya, ntabyo bigira. Ariko Uwiteka abibeshejeho ni ukuri, kandi abibeshejeho mu buryo bwiza. Nawe tukugereranye na ziriya nyoni? No. Ni ahantu umuhuriye urabiziruta kurushaho, uraziruta cyane. Niyo mpamvu nkubwira ngo icyo usabwa ni kimwe. Dore iriya nyoni kugira ngo ibone icyo kurya Uwiteka yageneye isabwa kuguruka. Nawe ndakubwira ngo wiheranwe n'agahinda, haguruka kandi wongere uhaguruke, ukomeze urugendo. Imana ntabwo igambiriye kugusiga, no. Ahari ab'isi babona baragusize, ariko Imana muri kumwe. Imana muri kumwe. Aho uri ubona uri mu bwihebe, kugira ngo yaragusize, hoya. Kandi yaravuze ikavuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe.
kandi yaranakubwiye ngo ntukihebe kuko ngo ndi Imana yawe, ikakubwira ngo izajya igukomeza, ngo kandi ngo izajya igutabara, ngo izajya ikurameza n'ukuboko kw'iburyo kwayo, ngo ko ariko gukiranuka kwayo. So wirambirwa, dore icyari gikomeye yaragikoze. Reka nanone nkubaze, uzansubize, ese ubundi mbese ubwo itimanye uriya mwana wayo, ndavuga Yesu Kristo uriya wapfiriye ku musaraba ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite ubundi kumuduhana n'ibindi byose? Ariko nkigera hano ndi kukwandikira, nibajije ubundi nyibutsa, dore ahari birashoboka ko tudaherukana, nyibutsa harya ubundi uwo mwana ndi kuvuga waba umuzi? Uwo mwana ndi kuvuga waba umufite mu buzima bwawe? Waba umufite? Niba waba umufite, subiza umutima mu gitereko, kuko Imana ntabwo izaguhana, kandi ubwo yamuguhaye uriya mwana n'ibindi byose izabigwa kuko nta kibuze. Kuba ubabaye ntabwo twagutera amabuye, bibaho. Ariko reka nkubwire, reka byo kugutwarira umwanya, reka byo kugutwarira igihe, kuko kwigagira ni ukubusa. Uwo nkunda kandi nzirikana, umva kandi n'ibi ngibi, ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Ibihe biha ibindi, ibihe birahinduka, nijoro wararurira ariko mu gitondo ukabyuka useka. Nibyo niko bimeze, nubwo igihe cyo kurira cyakurarira, ariko for sure, impundu zizavuga, kandi ndabizi bazatangarira imirimo Imana izaba yagukoreye. Abenshi bazatangara bavuga ngo mbese uriya ni wa wundi. Ndabizi uri gutekereza ukumva ibyo bihe bitagera, ariko gitondo ni cyiza, nawe kizagera, humura. Ngaho rero ikuremo uwo mwambaro w'ubushwambagara, ikuremo uwo mwambaro w'agahinda ndetse n'amarira adashira, wambara undi mwambaro. Kandi uwo mwambaro nkubwira, ntiwibagirwe na za ntwaro zose, ndavuga za ntwaro z'umwuka wera, ubundi dukomeze urugendo. Humura, azaguha n'amazi y'urugendo, kandi azaguhereza n'umutsima utera imbaraga. Humura, turi hafi kugerayo. Nsoje nkushimira ko wemeye kuntega amatwi, mu gihe ngitegereje ko wambwira ko hari impinduka zahindutse mu buzima bwawe. Mbaye nkushimiye, urakoze. Reka no kugenda, reka nanone nkwibutse aka kantu. Niwumva wongeye guterwa n'agahinda ndetse no kwiheba, bwira umutima wawe aya magambo ubwira uti, ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe, ngo nzajya nibuka yuko ihoraho imenya ibyo byose uko bingana, kandi nzajya nibuka ko ifite umutima w'urukundo, kuko nawe wiyibutse ko ijya igutungisha ibigukwiriye, kandi uyibutse ko umunezero n'umubabaro byose abikuzaniramo amahoro. Kandi unongere uwibutse umutima wawe, ubwire ngo amba hafi ndetse buri munsi, kandi angenera ubuntu bunkwiriye. Uwibutse ko ajya kwikorera ya mitwaro, uwibutse ko ari we data kandi niwe Mana, niwe data kandi niwe Mana yawe. Uwibutse ko ajya gutunga buri munsi, uwibutse ko ajya kuramira muri ibyo byose, uwibutse ko buri munsi azajya aguha imbaraga, kandi uwibutse ko iryo ari ryo sezerano mufitanye. Kandi usoze unasenga isengesho rivuga riti, Mana yanjye, komeza ujye umfasha ngo utaramere neza icyo umbwira, kandi mpore nizeye ijambo wambwiye, sinkabure ku mbaraga zawe,
kandi unavuge ngo no mu bikomeye biriho ubu undamburire amaboko yawe kandi umpe imbaraga zawe kugeza igihe uzangiza kunjyana. Usoze uvuga ngo amen. Usoze uvuga ngo bibe bityo. So humura uzashyika amahoro, nubwo ubona bitoroshye, nubwo ubona intambara z'uburyo bwose zigugose, uzashyika amahoro, uzagerayo amahoro. Dore Yesu niwe uduha imbaraga. Rero fatiraho nawe niba uzibuze uzimusabe. This is Eva Talk. Nuri wenyine. Evariste Eva TV. Reka twizere ko hari amasomo mukuye muri iki kiganiro. Tukwibutsa wowe uri mu bihe bitakoroheye, komera kandi ibyo bihe reka byo kukumara imbaraga z'umutima. Nanone reka tubibutse ko niba utarakora subscribe uyikore kugira ngo ukurikirane ibindi biganiro tuguhereza, kandi ukore share kugira ngo ndavuga gusangiza abandi ubu butumwa kugira ngo n'abandi babubone bugira icyo bubamarira mu bugingo bwabo. Kandi unaduhereze ibitekerezo ndetse n'izindi nyunganizi, ndavuga comments, kugira ngo turusheho gutera imbere. Tubashimiye ko mwabanye natwe, mugira amahoro.